Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Isaac Inspire TV. Uyu munsi tujya kuganira kuri AI, Artificial Intelligence. Ntabwo turivugaho mu buryo bwa tekinolojiya gusa, ahubwo tugiye kubivuga mu maso y'umwanditsi w'umuhanga cyane ku rwego rw'isi yose. Amazina ye ni Yuval Noah Harari. Ni umwanditsi w'ibitabo bitandukanye, ariko ibizwi cyane ni igitabo bita Sapiens na Homo Deus. Sapiens muri iki gitabo asobanura amateka y'abantu kuva kera kugeza uyu munsi. Muri Homo Deus avuga ku hazaza h'abantu n'ingaruka z'ikoranabuhanga ndetse na AI. Nibyo ikoranabuhanga na AI ni ibintu bibiri bitandukanye cyane, nubwo ushobora kubihuza kuko byose biri mu njyana y'ikoranabuhanga. Yuval Noah Harari avuga ko AI atari imashini zisimbura imirimo y'abantu gusa, ahubwo ko ari ikoranabuhanga rishobora kugenzura ibyemezo by'abantu dufata buri mwanya. Mu buzima bwa buri munsi bwa buri kanya, AI ishobora kugenzura ibyemezo dufata. Nk'uko abivuga, mu mateka y'isi ububasha bwahoraga buri mu maboko y'abantu gusa, ariko uyu munsi AI ishobora kuduhitiramo amakuru tubona, ikaduhitiramo ibyo tugura ku isoko, ikaduhitiramo ibyo dutora muri byinshi biriho. Ishobora no kudufasha gutekereza cyangwa ikadutekerereza. Harari abaza ikibazo gikomeye cyane muri aya magambo: ese hazaza hazagenzurwa n'umuntu cyangwa hazagenzurwa n'ikoranabuhanga? Avuga ko AI ishobora kumenya umuntu kurusha uko yiyizi. Ishobora kumenya ibyo akunda, ikamenya ibyo atinya, uko dufata ibyemezo cyangwa se uko umuntu afata ibyemezo. Ibyo bituma AI ihinduka imbaraga ikomeye cyane mu mateka y'ikiremwamuntu. Yuval Noah Harari ntabwo yanga AI muri rusange, ariko atuburira avuga ati iyo AI idashyizweho amategeko n'indangagaciro, ishobora kuba intwari iteje akaga ku bwisanzure bw'abantu. Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Isaac Inspire TV. Reka uyu munsi tuvuge ku kintu gikomeye cyane kiri guhindura isi ku muvuduko uhambaye. AI, Artificial Intelligence, ubwenge bukorano, ni ikinyuranyo cyangwa se opposite ya NI, Natural Intelligence, cyangwa se ubwenge kamere. Ubwenge kamere ni ubwenge n'ubundi dukoresha dutekereza, uvuga ati ndabyuka njya hanaha ngaruke, cyangwa se njyo nkora iki ngiki, ugapanga gahunda z'umunsi ubipanze ubwawe ukoresheje ubwenge ufite wahawe. Yego, ubwo butandukanye na bwa bwenge twavuze AI, Artificial Intelligence, ubwenge bw'imashini cyangwa se ubwenge bukorano, ariko buri guhindura isi ku muvuduko uhambaye cyane. Ubwenge bukorano ni ikoranabuhanga ryigisha mudasobwa gutekereza ndetse no gukora imirimo isanzwe ikorwa n'abantu. Ibyo mirimo isanzwe ikorwa n'abantu, urugero nko gutekereza, AI iratekereza. Kwiga, AI iriga, ifata imyanzuro ku bintu bitandukanye ndetse no gusubiza ibibazo mu buryo bwihuse cyane ku muvuduko uhambaye, ukabaza ikibazo ikagusubiza. Mu magambo yoroshye, AI ni ubwonko bwashyizwe muri mudasobwa cyangwa se computer, bukayifasha gukora ibintu nk'umuntu. Ibyo AI ishobora gukora hari gusubiza ibibazo nk'umuntu. Nibyo AI yibajira gusubiza, haba mu nyandiko cyangwa mu majwi, urayibaza ikagusubiza neza cyane. Iyo yandikiye igusubiza mu nyandiko itomoye. Kwandika inyandiko irabikora, gusemura indimi zitandukanye, ishobora gusemura Ikinyarwanda mu Cyongereza cyangwa se Icyongereza mu Kinyarwanda ndetse n'izindi ndimi zitandukanye. Ibasha gukora amafoto n'amashusho bitandukanye. Ibasha guhindura amajwi n'inyandiko, ndetse ibasha gusesengura amakuru no gutanga inama kuri byinshi twibaza mu buzima bwa buri munsi. Hari ikibazo abantu benshi batekereza mu mutima ariko ntibanakibaze ku mugaragaro. Icyo kibazo ni nk'iki ngo ese uwo muntu wazanye iyi AI ubundi yungukiramo iki? Inyungu ayifitemo ni iyi? Ese hari uwibaza, ese ni urukundo rwo gufasha abantu mu by'ukuri, cyangwa hari inyungu zihishe inyuma yenda tutabwirwa? Iyi video rero ntabwo ari yo kunenga AI, ahubwo igamije gusesengura, kwiga isomo ndetse no gufungura imitekerereze kuri iyi ngingo. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. AI ni ikoranabuhanga rikorwa n'abantu nkatwe, abantu b'abahanga
rigashyirwamo ubumenyi butandukanye ku ngingo zitandukanye. Mudasobwa igashyirwamo amakuru menshi cyane ashoboka ku ngingo runaka, igashyirwamo ubushobozi bwo kwiga gusesengura amakuru ihawe. Muri make AI ni ikoranabuhanga rya mudasobwa zihuzahuza amakuru izo mudasobwa zibitse, zigatanga igisubizo mu kanya nk'ako guhumbya. Birahagije kuba ufite interinete ukabaza ikibazo runaka ugapyondaho, amakuru akisuka kandi ukumva afite ibitekerezo bitandukanye bifite imbaraga. AI ishobora gusubiza ibibazo. Urugero, ubaye warashwanye wenda n'inshuti yawe, ukaba warabuze aho uhera ngo mwiyunge, ubasha kubaza AI icyo wakora, ikaguha inama wumva ziri mu ubwenge zirenze cyane zo wowe ubwawe watekereza n'umutwe wawe gusa. AI ifasha mu gusesengura amakuru. AI ubasha kuyereka ifoto, ikaba yakubwira umwaka iyo foto yafatiwemo, ibigaragara ku ifoto, mbese ikakubwira byinshi ubona birimo gushishoza no kwitegereza. AI ibasha gusobanura no kwigisha, itanga ibisubizo byihuse. Uyu munsi AI iri mu mashuri, mu burezi, mu bitaro, mu buvuzi irahari. Mbere yuko muganga guha imiti, arabanza akabaza AI ubwoko bw'imiti bitewe n'ibimenyetso yenda umubwiye, cyangwa bitewe n'iki bizamini byagaragaje. Mu bigo by'imari iraganje, no mu itangazamakuru burya iryamyemo. Abanyamakuru kugira ngo banoze inkuru neza, AI ni ikaramu nziza cyane yo gutegura. Hari inyungu kuwazanye AI. Uwazanye AI yayungukiramo amafaranga. Icyo ukwiye kuwicara ukizi. Icya mbere kigaragara kuri uyu muntu wazanye AI ni uko akuramo amafaranga. Icya kabiri, AI ikoreshwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni. Abantu benshi bakoresha AI mu bihugu bitandukanye ku isi hose, ahantu hatandukanye hari abantu bakoresha iyi AI. Serivisi zimwe ibasha kuzitangira ubuntu, ariko hari izindi zishyurwa kandi amafaranga menshi cyane. Ibigo bikoresha AI byinjiza amafaranga menshi, ariko ikibazo ni iki? Ese amafaranga niyo nyungu nyamukuru kuri iyi ngingo, ku buryo amafaranga ariyo bari bashyize imbere kugira ngo bakore iyi AI? Igisubizo ni oya. Ahubwo harimo inyungu zitagaragara cyangwa se utavuga yuko zifatika. Izo nyungu harimo nk'izina n'icyubahiro. Uyu munsi niba tuvuga AI, umuntu wayubatse akayishyiraho uyu munsi kabikora, yubatse izina kandi afite icyubahiro gihambaye. Uwazanye AI rero burya ababaye umuyobozi w'isi mu ikoranabuhanga rigezweho. Nkuko telefone igendanwa icyaduka, wibuke telefone icyaduka nko mu gace wari utuyemo, icyaduka umuntu wese wabaga afite telefone igendanwa yabaga azwi kandi atangarirwa. Ayambara ku mukandara yashyizeho pochette, ukabona adashaka yatebeje neza kugira ngo pochette igaragare, kabone nubwo telefone yaba idakora neza cyangwa se yaba idahambaye, ariko wabonaga ari igitangarirwa. Wakoze rero wakoze telefone muri icyo gihe nawe yabaga afite ijambo, kandi yabaga afite ijambo rinini ugereranije na mbere yuko telefone yaduka. Niko rero n'uwakoze AI muri iki gihe ayoboye isi mu ikoranabuhanga. Ni umuntu uvuga rikijyana. Iyo umuntu avuga rikijyana burya bafite ijambo rinini, kandi iyo nayo ni inyungu. Ijambo rye ryumvwa cyane ndetse rikumvwa na benshi kubera yuko yakoze ikintu gikomeye kandi gikenewe n'abantu benshi. AI ni isoko y'ubumenyi. Iyo uvuze ku ikoranabuhanga rigezweho uyu munsi, AI ishobora kuza ku rugero rwa hafi, kabone yenda nubwo yaba yitafata umwanya wa mbere, ariko iri mu ngero zaza hafi uramutse ubajije ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe. Ibi bituma rero wazanye AI ahinduka umuntu uhinduye amateka. AI ni ububasha bwo kugena icyerekezo, agenzura ikoranabuhanga rikomeye, kandi abafite ububasha bwo kuyobora iterambere ry'isi. Yes, gushyiraho amabwiriza runaka ndetse no kugira uruhare mu byemezo by'ahazaza. Ni nk'uwazanye interinete. Igihe interinete yadukaga, telefone cyangwa se amashanyarazi, waba utekereza nk'igihe isi itari ifite amashanyarazi, ahantu hose habuditse, wari umwijima wigendera. Ibi rero ni inyungu zikomeye kurusha amafaranga. Bino tuvuze interinete, telefone cyangwa se amashanyarazi, ubaye utabibona nk'inyungu ziruta amafaranga, nawe waba ureba hafi.
AI ihindura imitekerereze y'abantu ku rwego rwo hejuru. AI ihindura uko abana biga. Urugero, kera niba kugira ngo umunyeshuri yige neza abashe gutsinda, byarasabaga gushaka amakayi y'ibiti bigugu. Hari abantu bigiye mu makayi y'ibiti bigugu, aho ngabo nabo ndabasuhuza. Uyu kugira ngo abone ibigugu yabashaga kubikora mu bigo by'amashuri bizwiho gutsinda cyane, nka bimwe mu bigo by'amashuri bibarizwa mu murenge wa Byimana muri iki gihe. Suhuje abantu bose bize muri kimwe muri ibyo bigo bibarizwa mu murenge wa Byimana, kimwe n'ababyeyi baharerera ndabasuhuza cyane. Nanabifuriza impera z'umwaka ndetse batangira n'umwaka mushya uzababera uw'amata n'ubuki. Uyu munsi kugira telefone ifite internet yihuta cyane, ukagira na application ya AI, birahagije ngo umunyeshuri yuzuze ikizamini yahawe bitamusabye gukora ingendo ava za Nyagatare ajya gushaka ibigugu mu bigo byo mu murenge wa Byimana. Ariyo mpamvu telefone mu kizamini ni ikizira kiziririzwa cyane. Byose birihuta na AI. Uko abarimu bigisha muri iki gihe, AI yorohereza mwarimu gutegura isomo, lesson plan, no kugena uburyo bwo kuryigisha, ariyo bita content delivery. Uko abantu bakora ubushakashatsi, uyu munsi AI ni isomero ryiza abashakashatsi bagana mu buryo butavunanye. Ugereranyije nuko wenda wajya muri library ugatira igitabo ukagisoma ukagisesengura, AI yo urayigenera muri telefone. AI wibuke ko itasimbura igitabo runaka cyemejwe n'abashakashatsi batandukanye bizewe. Igitabo gikomeza kuza ku mwanya wa mbere iyo cyakorewe ubushakashatsi kikemezwa n'abashakashatsi batandukanye, kuko AI ishobora kugira amakosa, ariyo mpamvu igitabo gikomeza kuza imbere. Abatesha agaciro rero igitabo gikomeza kugira umwanya uhambaye, kabone nubwo AI yabitanga amakuru atandukanye kandi menshi, ariko igitabo gikomeza gufata umwanya w'imbere ugereranyije na AI. Uko abantu rero babona isi muri rusange, ibi nabyo ni ibyazanwe na AI, kuko AI ituma abantu babona isi mu buryo butandukanye. Hari ababona AI nk'akaga kugarije isi, abandi bakayibona nk'amahirwe abasanze, ariko kigaragara ni kimwe. Iyo utamenye neza AI, uwayimenya aragutambuka cyane kandi akagusiga ugasanga minuka hirya. Hari isomo rikomeye kuri twe rero. Ikibazo ntabwo ari ukwibaza ngo uwazanye AI ayungukira mate, kuko ibyo ayungukiramo birahari kandi biragaragara. Ahubwo umuntu yakwibaza ngo nje AI nayikoresha nte wenda ngo nyungukiremo. Nibyo mwarimu yayikoresha mu gutegura amasomo, byiza cyane, birihuta kandi bigenda neza. Umubyeyi abasha kuyifashisha kuyobora abana neza. Iyo ukoresha AI ubasha kumenya ni gute nafasha umwana wenda wadutsweho n'uburara, ni gute nafasha umwana udakunda kuvuga, ubona ahora acecetse cyane. Ibyo byose iguha amakuru wiyicariye iwawe, ku buryo ayo makuru ubasha kuyabyaza umusaruro ugafasha wa mwana. Umunyeshuri abasha kuyikoresha mu kwiga ndetse no gukora ubushakashatsi butandukanye kuri topics zitandukanye. YouTuber, umuntu ukoresha YouTube abasha kuyikoresha mu gutegura content nziza ageza ku bantu, cyane cyane abamukunda n'abamukurikira. AI rero ni igikoresho, ntabwo ari umwanzi w'abantu. Nibyo AI ni igikoresho, ntabwo ari umwanzi w'abantu ngo tuyifate nk'ikintu gihanutse iyo ngiyo kije kutwica no kutumara. Ahubwo ni igikoresho tubasha kwifashisha tukakibyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Indangagaciro n'ubwenge rero dukwiye kugendana gukura muri iki kintu. Nubwo AI ikomeye, nibyo AI irakomeye, ntabwo isimbura indangagaciro. Ntabwo iri koranabuhanga rikwiye gusimbura indangagaciro zacu nk'abantu, ngo isimbure ubunyangamugayo, isimbure ubumuntu. Ntabwo ikwiye no gusimbura inshingano zacu nk'inyoko muntu. Oya, umuntu afite inshingano kuva ari umwana kugera ari umusaza. Niyo mpamvu izi nshingano ntabwo zikurwaho na AI. Niba uri umunyeshuri ufite inshingano zo kwiga kandi ukiga neza ugatsinda. Niba uri umwarimu ufite inshingano zo kwigisha. Niba uri umubyeyi ufite inshingano zo kurera. Ibyo rero ntabwo AI iza kubisimbura, ahubwo ishobora kugufasha kuguha amakuru y'uburyo wakora inshingano zawe neza ukagera ku musaruro ukenewe. Hanyuma ntabwo idufasha gutekereza, ntabwo ikuraho gutekereza twigenga. Umuntu akwiye kugira ubwigenge mu gutekereza. Umuntu ntabimbata ya AI kugira ngo umwanzuro wose ugiye gufata ubanze kubaza AI
nkaho umuntu adafite ubwonko n'ubwenge nawe bwo kuba yatekereza kandi agatekereza ibintu bizima byubaka bifasha abandi. AI rero itanga ibisubizo, nibyo itanga ibitekerezo, ariko ntabwo ifata ibyemezo mu mwanya wacu nk'abantu. Tugana ku musozo, uwazanye AI ayungukiramo byinshi: amafaranga, izina, ububasha, guhindura isi. Ariko natwe dufite amahitamo abiri. Dushobora kuyitinya, ayo ni amahitamo ya mbere, cyangwa se tubasha kuyikoresha neza ikaduteza imbere. Yego, aya mahitamo naya wari imbere yawe, ubasha guhitamo kimwe muri ibi ngibi. Niba wakunze iyi video cyangwa se iki kiganiro kumva cyagufashije, wibuke gukora like, ukore subscribe, wiyandikisha kuri uyu muyoboro wa Isaac Inspire TV, utanga igitekerezo cyawe mu mwanya wa comment, wibaze ngo AI ubundi wowe uyibona ute, hanyuma utanga igisubizo cyawe kuri iyi ngingo. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu, ibiganiro nk'iki nakagaruka. Mwakoze cyane kudukurikira, muragahorana amata ku ruhimbi.